Haleluya. Reka dusangire ijambo ry'Imana. Turasoma muri Matayo ibice 16, turasoma ku murongo wa 19. Haranditse ngo nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Ndasubiramo, nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Yesu ashimwe. Nitwa Twagirayezu Alex. Tumaze iminsi 2 tuganira hejuru y'ubwami bw'Imana. Ku munsi wa mbere twaganiriye ku ngingo yo kwihana, ubundi ku munsi wa kabiri tuganira ku kintu kibanze, tuganira ku bwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Tuvuga ko ikintu kikwiriye gushyirwa mu mwanya wa mbere ari ubwami bw'Imana, ari gahunda z'Imana, ari inyungu z'ingoma ya Kristo. Hanyuma rero uyu munsi turaganira ku mfunguzo z'ubwami bw'Imana, cyangwa imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru. Ahangaha Yesu yaravuze ngo nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru. Yabibwiraga nde? Yabibwiraga Petero. Yesu yari kumwe n'abigishwa be. Hanyuma ahangaha aza kubabaza ngo ariko abantu bavuga ko ndinde? Hanyuma barasubiza, bamwe baravuga ngo bamwe bavuga kuri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, abandi ngo umwe wo mu bahanuzi, hanyuma abandi ngo uri Yohana Umubatiza. Ariko Yesu arababaza ati none mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Hanyuma Simoni Petero aramusubiza ati uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Yesu rero niko kumubwira ati urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijoro. Niko kumubwira ngo nanjye nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru. Amen. Imana ishimwe. Izi mfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, iyo usoma muri Yesaya ibice 22 ku murongo wa 22, kongera ugasoma mu Byahishuwe ibice 3 umurongo wa 7, ubona ko izi mfunguzo ari ubushobozi, ari ubutware Imana iha abantu. Haleluya. Yesu yigeze guca umugani w'umubibyi. Hanyuma yasobanuye ko hari umubibyi yabibye imbuto, hanyuma kibiba ngo zimwe zikagwa ku nzira, izindi zikagwa ku kara, izindi zikagwa mu mahwa, izindi zikagwa mu butaka bwiza. Hanyuma asobanura ko iyo umuntu yumvisha ijambo ry'Imana hanyuma ntaryemere, uwo muntu ameze nka ziriya zabibwe mu nzira, kuko umubaraza agahita afata ikintu kibibwe muri we agahita agitwara, ntamenye ijambo ry'Imana. Hanyuma hari n'undi rero umeze nk'izabibwe ku kara, uwo niwe wumva ijambo, uwo mwanya akaryemera nezerewe, ntagire imizi muri we, maze agakomera umwanya muto. Iyo habayeho amakuba cyangwa kurenganywa, uwo mwanya bihita birangira, kubera ko abatakibashije kwihangana bihita bimugusha, agahita areka ibya rya jambo. Ariko kandi hari n'usa n'izibibwe mu mahwa, uwo nguwo niwe wumva ijambo, maze amaganya y'iyi si, ibihendo by'ubutunzi, biriya twahoze tuvuga ejo, iby'abantu barangamiye, akaba bitari ubwami bw'Imana, ibyo bintu bikaza byamara kumugeraho rero bikaniga iryo jambo ntiryere. Ariko kandi Yesu aza kuvuga ko hari n'usa n'izibibwe ku kara, hari n'usa n'izibibwe mu butaka bwiza. Aravuga ngo uwo niwe wumva ijambo akarimenya, akera imbuto, umwe 100, undi 60, undi 30. Imana itugirire neza cyane. Urumva ko ijambo ry'Imana iyo rije abantu baryakira mu buryo butandukanye. Hari abantu batarimenya, hari n'abandi barifata umwanya mutoya, hari n'abandi baryemera ariko haza ibibazo, haza amakuba, ubwo nyine bagahita barivamo. Ariko kandi hakaba n'abantu barikomeza. Abo bantu rero bakomeza ijambo ry'Imana nibo bantu bari mu bwami bw'Imana, kandi nibo bantu bafite ubutware, nibo bafite ubushobozi, nibo bafite izi mfunguzo
imfunguzo zo mu bwami bw'Imana. Aba ni abantu bagendana n'Imana, aba ni abantu bakorana n'Imana, aba ni abantu bumva Imana kandi bakayumvira, abantu bafite imfunguzo z'ubwami bw'Imana, imfunguzo z'ubwami bw'Imana, ubushobozi bw'ubwami bw'Imana, ubutware mu bwami bw'Imana. Ahangaha niho Petero na Yohana bigeze kwinjira gutya bagiye mu rusengero gusenga, bahasanga umuntu wari uremaye ku irembo ry'urwo rusengero, iryo rembo ngo ryitwaga Ryiza. Hanyuma uyu muntu akababwira ngo rero mumfungurire, akabasaba. Hanyuma mu kubasaba Petero akamubwira ati rero umva nkubwire wowe udutumbire, hari ikintu kimwe nshaka kugira ngo nkubwire, ifeza n'izahabu ibyo bintu ntabyo dufite, ariko icyo dufite ndagira ngo nkubwire ko tugiguha. Bahita baravuga ngo mu izina rya Yesu haguruka ugende. Dofaliza bedofi ni ukuvuga ngo ubwami bwo mu ijuru bufite imbaraga. Abantu haleluya bari kujya mu ijuru, abantu bari kugendana n'Imana, bafite ubushobozi, bafite izi mfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru. Niyo mpamvu bategetse bakavuga ngo mu izina rya Yesu haguruka ugende. Hanyuma wa muntu wari uremaye yinjira mu rusengero, yiterera hejuru anezerewe, ahimbaza Imana kubera ko yahuye n'abantu bafite ubushobozi mu bwami bw'Imana, yahuye n'abantu bafite ubwami bw'Imana muri bo, abantu bagendana n'Imana, abantu bazi Imana, abantu haleluya barangamiye ubwami bw'Imana, imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru. Ndashaka kugira ngo nkubwire ko iyo umuntu akijijwe agomba gutera intambwe akegera imbere kugira ngo ahabwe ubushobozi, ahabwe ubutware mu bwami bw'Imana. Yesu yabwiye abantu, yabwiye abigishwa be ngo mugende mwigisha abaremwe ubwami bw'Imana, mukize indwara, muzura abapfuye. Niko Yesu yababwiye, arababwira mugende mukora ibitangaza kuko mufite ubwo bushobozi, kuko muri abana b'ubwami bw'Imana, mushobora no gukora ibintu birenze ibyo ubwenge bw'abantu bubasha gushyikira, kubera ko mufite ubushobozi buturuka mu ijuru. Petero yigeze, abapfakazi bigeze kurira, bararira ngo Tabita yapfuye kandi ari we wajyaga badodera imyambaro. Hanyuma Petero araza kuko yari afite izi mfunguzo. Yesu yari yaramubwiye ngo nzaguha imfunguzo z'ubwami bw'Imana, yaranamubwiye ngo reka nkubwire n'ikintu uzahambira mu isi nzaba no mu ijuru ubu tuzaba tugihambiriye, ikintu uzahambura mu isi no mu ijuru ubwo tuzaba tugihambuye. Yari afite ubwo bushobozi, yari afite izo mbaraga, yari afite ubwo butware, yari afite haleluya imbaraga z'ubwami bw'Imana. Hanyuma Petero aragenda, bamwereka imyenda yabohaga Tabita. Hanyuma Petero niko guhamagara Imana, arasenga Imana, arasenga kugira ngo ubu bwami the fire, izi mbaraga zururuke, ubu bwami haleluya bugendana n'ibimenyetso, ubu bwami bugendana n'ibintu bidasanzwe. Ni ubwami bw'imbaraga, ni ubwami budasanzwe. Ararimbye uyu muririmbyi imwe aravuga ngo kwa Yesu dufite ubutware, aravuga ngo kandi dufite n'ubushobozi, ngo iyo twizeye amagambo ye nk'uko yayatubwiye, iyo twizeye amagambo Yesu yatubwiye tukayizera uko yatubwiye, tuba dufite ubushobozi, tuba dufite imbaraga, tuba dufite imfunguzo z'ubwami bw'Imana, tuba dufite ibintu umuntu adashobora kubona biturutse mu miryango, biturutse mu maraso y'imiryango. Tuba dufite ibintu umuntu adashobora kubona aheshejwe n'ibindi, nuko yasomye cyane cyangwa se nuko
n'ubutware bwo mu isi kubera ko ari mu bantu b'abayobozi, no, ahubwo tuba dufite ibintu bituruka mu bwami bw'Imana. Haleluya! Ubwami bw'Imana, ubushobozi bwo mu bwami bw'Imana. Imana itugirire neza cyane. Ubu ni ubushobozi budasanzwe. Bigeze gufunga abagabo ni Pawulo na Sila, barabafunga babashyira muri gereza, babahora ubwami bw'Imana, babahora guhamya Yesu, babahora ijambo ry'Imana. Ariko igihe bari babafunze, binjira mu mwuka wo gusenga, barasenga, bahimbaza Imana, bararamya. Reka mbabwire ikintu ubu bwami bw'Imana bujya bukora ibintu bidashobora gutekerezwa. Uwo mwanya ngo barimo bahimbaza, ngo bagiye kumva bumva isi iratigise, hanyuma iminyururu yari bariho iradohoka, iracika, ibavaho, n'inzugi za gereza zirakinguka. Kubera iki? Muri bo babitse ubutware, muri bo babitse ubushobozi. Ibintu bishobora gukoreka, ibintu bishobora gukinguka, ibintu bishobora kwemera, kubera ko abantu b'Imana bafite ubushobozi, bafite ubutware. Oh, haleluya! Petero, Yesu aramubwira ati, nzaguha imfunguzo z'ubwami bw'Imana, kandi ikintu uzakora kuko mfite ubushobozi, kuko ufite ubwo bushobozi, kizakoreka. Imana ishimwe cyane. Imana itugirire neza. Imfunguzo z'ubwami bw'Imana, ubushobozi mu bwami bw'Imana, ubutware mu bwami bw'Imana. Umuntu akagenda mu isi ariko afite ubutware, afite ubushobozi, afite amagambo y'Imana muri we. Akagenda ntabwo bafite, akagenda yumva ibintu bimeze neza, naho ibintu byaba bitameze neza, ariko akumva afite ubutware muri we butuma yishima, naho situwasiyo ze zaba zitameze neza. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bw'Imana, niko Yesu yavuze. Abantu bamwemera, abantu bamwizera, abantu bari kujya mu ijuru, abantu bafite ubwami bw'Imana muri bo, baragomba no gutunga ubutware, baragomba no gutunga ubushobozi mu bwami bw'Imana, ubushobozi, haleluya, bwo guhindura situwasiyo zose, ubushobozi. Ndebuka rimwe abigishwa ba Yesu bigeze kwirukanamo, bigeze kubona umuntu atewe n'abadayimoni, hanyuma baramwirukana, hanyuma barimo kumwirukana ariko barakomeza barasenga, hanyuma abadayimoni ntibagenda. Umuntu rero aza kubwira Yesu ati, ngwino wirukana abadayimoni mu muntu wanjye, dore abigishwa bawe bamwirukanye ariko ntiyagenda. Yesu arababara, aravuga ngo, ariko bantu b'iki gihe, nzageza mutizera, nzageza hehe kubana namwe? Ndashaka kuvuga iki hano? Ndashaka kubabwira ko ubu bushobozi butakora umuntu atizera. Ubu bushobozi ntabwo bushobora gukora utizera ijambo rya Kristo. Igihe cyose uzacogora mu ijambo rya Kristo, ntabwo ubu bushobozi buzakora. Ubu bushobozi bukora gusa iyo ufite kwizera muri wowe, ukizera ijambo ry'Imana, nk'uko twabonye uriya yaririmbye ngo, iyo twizeye amagambo ye nk'uko yayatubwiye. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, ariko ubwo bushobozi bukora iyo twizeye amagambo ye. Ndashaka kukubwira ngo ntuzadohoke mu kwizera, ntuzadohoke mu kwemera amagambo ya Yesu, kuko ni mu bushobozi bukorera, kuko ni mu ijambo ry'Imana, haleluya, rigaragaza ububasha bwaryo, rigaragaza ubushobozi bwaryo, rigaragaza imikorere yaryo. Nibwo haboneka kwigaragaza kw'ijambo ry'Imana, nibwo ibitangaza by'Imana bikoreka hano, iyo ufite kwizera ijambo ry'Imana.
imfunguzo z'ubwami bw'Imana, ubushobozi mu bwami bw'Imana. Mwene data unkurikiranye muri kino gitondo, ndagira ngo nkubwire ko ubu bushobozi ubukwiriye, ubu bushobozi urabukeneye mu buzima bwawe bwa buri munsi. Hari ibintu bishobora kuba byagutera ubwoba. Iyo umuntu afite ubushobozi mu bwami bw'Imana ntabwo agira ubwoba, ahubwo ashira ubwoba nk'intare. Iyo umuntu afite ubu bushobozi mu bwami bw'Imana avuga amagambo yo kwizera, avuga amagambo yo kwiringira Imana naho ibintu byaba bitagenda neza. Nibutse umugabo umwe witwa Yobu, rimwe yarababaye cyane, umubiri uri kumurya, umugore yaramutaye, abana be barapfuye, ubutunzi bwe bwaragiye. Yobu asigaye nta kintu afite kigaragara gishobora kumukiza. Ariko Yobu ntiyareka Imana, Yobu ntiyareka Imana ye. Abantu bakajya bamushinyagurira, abantu bakajya bamubwira amagambo yo kumubabaza, bakamubwira ngo watutse Imana, bakamubwira ngo Imana ngo yarakuretse, ngo Imana yarakwihoreye, bakamubwira ibintu bikomeye. Ariko umubiri nubwo wamubabazaga, ariko ibintu bye nubwo byari byaragiye, Yobu yarahagararaga arimo yishimisha urujyo, arimo ababaye cyane, akavuga amagambo yo kwizera. Yamara akavuga ati ariko ngewe Yobu ndabizi yuko haleluya, uru ruhu rwanjye nirumara kubora amaso yanjye azareba Imana. Haleluya. Akavuga ngo amaso ngo ngewe ndabizi ko ngo umucunguzi wanjye ariho, ngo kandi ngo umunsi umwe igihe kimwe azahagarara mu isi. Aravuga ngo amaso yanjye azamureba, ngo ntabwo ari ayundi. Yobu yizera Imana, abantu bamwanze. Yobu yizera Imana, abantu bamuretse, abantu batamwitayeho, n'abantu umugore we yashatse atamwitayeho, n'inshuti zamuretse. Yobu arakomeza yizera Imana. Yobu agira haleluya umutima urangamiye Imana. Ndagira ngo ukomeze wizera Imana. Ubu bushobozi mu bwami bw'Imana buzakorera muri wowe. Yobu hamwe no kwihangana, Yobu hamwe no gukomeza kwizera Imana, ubu bushobozi bwaraje. Yobu yongera agarura umubiri we. Haleluya. Nta muntu yigeze abwira nabi muri cya gihe cyo kugeragezwa, ntabwo yigeze atentebuka. Ariko dore ibyo Imana yaje kumukorera, yaje kumukorera ibintu bitangaje. Iyo usoma igitabo cya Yobu ubona ko Imana yongeye kumusubiza abana. Imana haleluya. Imana yongera kumusubiza ubutunzi, Imana yongera kumurengera, Imana imugarukaho. Yobu yongera kumera neza. Hanyuma Yobu aratsinda kubera ko haleluya muri we harimo ubushobozi, muri we harimo ubutware. Ndashaka kugira ngo ujye wizera Imana, ubutware, ubushobozi mu bwami bw'Imana buzakora. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bw'Imana. Mwene data, ntabwo nzi ukuntu ubanye n'Imana, ntabwo nzi ukuntu ubu bushobozi buri gukorera muri wowe, ntabwo nzi ukuntu kwizera guhagaze muri wowe, kubera ko nimo ubu bushobozi bukorera. Ariko nashaka kugira ngo nkwinginge ngo wongere wizere amagambo ya Yesu, wongere wizere ijambo ry'Imana, wongere utunga ijambo ry'Imana muri wowe. Ijambo ry'Imana rigira imizi muri wowe. Ijambo ry'Imana nuryumva ujye uryitaho, ujye urifata, urizirikane, rye kukuvamo, rye kugenda, ahubwo rigire umumaro, ryera imbuto. Ndashaka kugira ngo winjire mu kanya dusoze, ariko kandi ugira ukuntu wibaza uvuge ati mbese ubu izi mfunguzo z'ubwami bw'Imana ziri muri ngewe? Ese muri ngewe harimo ubushobozi bw'ubwami bw'Imana? Ese ubu bushobozi burakora? Ese ubu bushobozi ko bukorera mu kwizera? Ese kwizera kwanjye kwaba gushitse? Kwizera kw'abigishwa kwabaye gukeya, birukana abadayimoni mu muntu banga kugenda. Yesu arababara aravuga ati nzageze kubana namwe bantu mutizera.
nzageze kubana namwe. Ndagira ngo nkwinginge mwene data kugira ngo wumve icyo Yesu akubwira. Arashaka kumwizera, hanyuma ubushobozi bwo mu bwami bw'Imana bugakorera muri wowe, bukagendera muri wowe. Ndagira ngo tube dusubikiye ahangaha, tuzakomeza no ku munsi w'ejo. Twaganiraga ku mfunguzo zo mu bwami bw'ijuru, kandi ubushobozi, ubutware bwo mu bwami bw'Imana bukorera mu kwizera. Aho kwizera kutari, ubu bushobozi ntago bukora. Ubu bushobozi ntacyo bushobora kugaragaza. Bisaba ngo wizere Imana, hanyuma Imana igaragaze ubutware bwayo muri wowe. Ndagira ngo dusenge Imana. Niba wumva twasengana kugira ngo Imana ikongerere kwizera, niba wumva twasengana kugira ngo ubushobozi, izi mfunguzo z'ubwami bw'Imana zikorere muri wowe, zitwarire muri wowe, fata akanya hanyuma numara gutekereza dusenge. Tekereze ku rugendo rwawe n'Imana, tekereze ku bushobozi, ku mfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, hanyuma usabe, ugire ikintu usaba Imana. Reka dusenge. Mana yacu, ndagushimiye kubwira ijambo ryumvikanye mu matwi y'umuvandimwe. Ndagusaba kugira ngo umuhe ubushobozi bwo mu bwami bwawe, kandi umwongerere kwizera, utwongerere kwizera, kugira ngo ubu bushobozi bugaragare muri twebwe igihe cyose. Tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo.